Reba muri iyi si kuva na kera hari abantu mu isi bakunda ibintu by'amahugu. Abantu barahuguza bagahuguza n'Imana. None se iyi ni Umurage Online TV, turabasuhuza ndetse tubaha n'ikaze mu kiganiro. Njye nitwa Umurungi Sonia, nkaba ndi kumwe n'abagenzi banjye aha ngaha ndetse n'umutumirwa. Insanganyamatsiko ni guhumuriza abagira neza ngo badahungabanywa n'amagambo akomeza kuvugwa mu itangazamakuru ashobora kubaca intege mu bijyanye no gufashwa. Nk'uko nabivuze rero, reka dusabe abo turi kumwe batangire batwibwira. Murakoze cyane. Yango nje maze kuba umusangwa, nitwa Mucyo Kevin. Yego Mucyo Kevin akaba ari dufatanyije kuyobora ikiganiro. Tukaba turi kumwe kandi n'umutumirwa, nawe reka tumusabe atwibwire. murakoze. Nitwa Bahati Innocent, ndi umusizi, nkaba ndi umusizi nibyo byonyine. Uhawe ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Hanyuma ngira ngo rero tudatinze, Bahati nk'uko yari abivuze mugenzi wanjye, hari amakuru amaze iminsi yavugwa ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo, aho umuntu agira umutima wo gufasha ariko uwafashije bikaza kuba mu buryo buteye impungenge cyane kuruta uko twari dusanzwe tubizi. Bikaza kuba amagambo wafashijwe imfashanyo ntizamugezeho, uwafashijwe bibaye amatiku, bisize umwiryane hagati y'abantu. Ubona biri guterwa n'iki muri iyi minsi? Urareba muri iyi si kuva na kera hari abantu mu isi bakunda ibintu by'amahugu. Abantu barahuguza bagahuguza n'Imana. None se ubundi kera abantu bacyubaha Imana cyane bajyaga bizera ko Imana ari itanga umugisha, abantu bakagira ibyo batunga. Ariko nyine abantu bajya nayo kuyiha ku byo yabahaye bakayitoranyiriza inshonshori. Ibyo byarahoze ku bwa Kayini. Kayini niwe wishe Abeli, ngo ubwo bayishe 1/4 cy'abatuye isi. Ku isi njye yatowe n'abantu 4. Rero hari abantu mu isi bakunda ibintu by'amahugu. Nta na rimwe batigeze, ntabwo barimo kuvuka muri iki kinyejana cya 21 abantu bakunda iby'amahugu mu isi babaho. Rero uhuguza ntabwo areba ubunyangamugayo n'amaturo barayahuguza, n'ibiki byose barabihuguza, nta kintu badahuguza. Ntabwo rero abantu bazacira mu nsengero, ntabwo abantu bazarekera guhimbaza Imana no kwiramya kubera ko hari abiba amaturo. No, ni ukuvuga ngo icy'ingenzi nicyo ukoranye umutima ukunze, nicyo gituma uvuga utoke umusanzu wanjye nawutanze ni. Hanyuma kuba ibyo bintu byose bigenda bivugwa ndetse bikanasiga umwiryane mu bateguye igikorwa cyo gufasha, yewe bidasize n'abari gufashwa, ubona bitari buze kuganisha u Rwanda rwacu mu gutuma nta muntu uzongera kugira icyizere cyo gufasha? Ubundi kubera icyo umuntu afasha ni ikibazo. Igituma uvuga ngo ngiye gufasha uyu muntu kubera ni uko uba wagize umutima wo kumufasha kubera ko ubona ko ababaye kandi ubufasha gukeneyeho hari umuganda watanga, sibyo? Ntabwo ntekereza ko umuntu wenda wafasha akabona ngo ababibye, aba bagize bate, aba bagiyemo bagize bate, uyu nguyu yatubeshyaga wenda ntabwo yari akeneye ubufasha. D'accord. Mbere y'uko umuntu wenda afasha yabanza agasuzuma n'urugero akaba ati iki kintu ni ikibazo koko birakwiye ko ngira ubufasha nkitangaho. Ariko niba hari abantu b'ibisambo se uzi ngo hari igihe batabayeho? Ntabwo ibisambo nta gihe bitabayeho. Rero ndumva nta nubwo babita batuguzi, hari n'abita baryogo, hari n'abita iki, abo bantu igihe cyose babaho. Ariko ntabwo bikwiye guhindura umutima w'umuntu na kamere yo kuvuga ngo afashe. Rero ntabwo mvuga ngo ntaguciye mu ijambo, twakwakiriye hano nk'umusizi ariko ku rundi ruhande ukaba n'umunyamakuru. Ntabwo biri buze kugutungura kuko ni ibintu wumvishe, ni ibintu bimaze iminsi binyuzeho, aho buri muntu wese ufite YouTube channel ihagaze neza, ufite Instagram ihagaze neza, kuri ubu ngubu cyabaye nk'ikigo cyo gusabira imfashanyo abantu. Ariko ba nyiri gutanga imfashanyo bakavuga bati, by'umwihariko ndavuga ubwo nk'abari hanze y'igihugu, bakavuga ati barazidusaba ntizibagereho kandi twe twumva dufite umutima wo gufasha. Ntabwo bwaba ari ubundi bujura buri gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga? Mva nkubwire rero wa mugabo we, amajyambere ni menshi, sibyo? Iyo buri kikwereka ko igihugu cyateye imbere, gitera imbere mu nzego zose, byaba
mu ikoranabuhanga, byaba mu mibereho myiza, byaba mu bujura, byaba mu buraya, byaba mu ki, igihugu uko gitera imbere inzego zose zitera imbere, n'ibibazo bishya bigenda bivuka bitewe n'aho iterambere rigeze, sibyo? Rero ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo niba umuntu abibona ngo ok barimo baratwiba, barimo barashaka kuvuga ngo ndunguka kiriya, nindamuka nerekanye ikibazo runaka, umva ko nindamuka nerekanye ikibazo runaka nshobora kugira ikintu runaka nkuramo, sibyo? Ariko si ikibazo tugishingire kuri wa wundi utanga. Icya mbere nawe niba hari uburyo ureba waminimiza risiki. Urugero, basi mbashije kuvugana n'umuntu ukeneye ubwo bufasha, niba babasha kuvuga, mbashije kuvugana n'umuntu uri hafi ye, noneho umutima urampata ngo ningire inkunga ntanga. Niba umutima uguhata ngo ugire inkunga utanga, iyo utanze uraruhuka. Iyo wumvise hirya babirwaniramo, koko ushobora gucika intege ukavuga ngo bya bintu natanze koko baranyibye. Ariko ntabwo umuntu agombye gucika intege, ni ukuvuga ngo hari abibye, hari abagize bate. Noneho rero niba abantu bose barabigize intero n'inyikirizo kuvuga ngo niba mfite YouTube channel ndaza gusaba inkunga, niba mfite Instagram ihagaze neza ndasaba inkunga, niba mfite Facebook page ikomeye ndaza kuyisabiraho inkunga, c'est bien, inkunga wayisaba. Asa ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo ama business yose acuruza ibishyimbo, acuruza ibijumba, ariko ni ukuvuga ngo igituma uhitamo imwe, igituma umuntu agumana ubunyangamugayo bwe biterwa n'iki, n'amateka y'ukuntu yitwaye. Niba umuntu wamenye ngo ni igisambo uyu munsi cyangwa ejo, ntabwo wongera kugira iki, ntabwo wongera kumuyoboka. Ni ukuvuga ngo ubunyangamugayo buzagenda bugaragara by time. Nubwo bikorwa n'abantu benshi, ntabwo bikwiye ko abo babisabira ko kuba bababaye. Niba hari uwo basabiye atababaye, wowe utanga nibura wagombye kubigenza ukamenya uti umuntu agomba kuba ababaye. Nanone kandi niba nawe ubwo watangiye kugira impungenge z'uko hari abiba, n'umuntu ugira icyo atanga yagombye kuba bifite mu mutwe ko hari abiba, noneho agatyaza ijisho. Sori nkubajije gato, urabona hari nk'abadiaspora baba hanze, ibyo byose ntabwo baba bazi abababaye bose mu gihugu. Niba wenda wowe ugize umuntu ukavuga ati hari umuntu runaka ufite iki kibazo, ukerekana n'ifoto, urumva ibo ntabwo bazamumenya, bazabona ku ifoto kuko babone ko ababaye. Urumva rero niba ajya gutanga ya nkunga yabo, bazavuga bati ibyo byose turashaka gufasha uriya, ntabwo bazatekereza ko uzayarya, cyangwa ese niba harabayeho iyo case umuntu akagaragaza ko koko yagaragaje ubwo busambo, ese ntabwo bishobora kugiraho ingaruka no kuri wa wundi noneho ufite udashobora kugira izo ngaruka, iki gitekerezo cyo kuba yabirya, bakaba noneho babandi bashobora kwikumira. Muri makeya ntabwo bari buze gutera abantu basaba ubufasha icyizere, bakaba bakifata mu gutanga inkunga yabo. Nibyo nawe utekereza, uramutse ufashe amafaranga yawe ukareba umuntu, wenda n'urugero nkaza nkakubwira bahati nabuze amafaranga yo kwiyogoshesha nko 500 ugiye kwiyogoshesha, urumva wajya gusanga ugasanga si uko wenda nashakaga 500 yo kugura urumogi, n'urugero ntabwo ari amafaranga yo kwiyogoshesha. Urumva ukibaza ese ni gute nateye inkunga umuntu y'amafaranga yanjye? Urumva koko bica intege, ndabizi uburyo bikorwa, niba havanzemo ubusambo bica intege. Ariko gusa jewe icyo naje kubabwira ni kimwe uyu munsi, icyo nshaka kugira ngo twumvikane, ntabwo bikuraho ikibazo. Hari imiryango y'abagira neza, ujya wumva ngo imiryango itabara imbabazi za Croix Rouge, za CICR, ngira ngo nayo ifatanya na Croix Rouge. Iyo miryango yose igituma iriho uyu munsi gikomeye ni uko ifasha imbabare, kandi umuntu wese akaba agira umutima empathetic thinking, empathetic mind, za mbabazi zo kugira icyo ufasha umuntu ubabaye. Noneho igihe cyose hariho abantu bababaye, hakaba hariho n'uwiyemeje kugira icyo abafasha, akinisi akavuga ati ndabimurikira abantu, nibyo c'est bien. Wenda harazashyika hanibe, n'urugero nta wamenya umuntu ni muremure, nta muntu mugufi ubaho niyo abareshya n'ino telefone, aba afite ibintu byinshi. So igihe kizabavangura, tuzababwirwa n'imbuto bera, urumva. Ariko ntibitwambure wa mutima wo kuvuga ngo umuntu niba ababaye, umuntu niba nkeneyeho akaboko, akeneye ko mushimira umugongo ko ntazi uko buzacya ameze, nanjye wenda azashima uwanjye cyangwa agashima uwanjye. Bano baraduca intege kubera ko barimo ibisambo, ariko umutima mwiza wo kugira ufasha ntuzigera udohoka. Donc nicyo kintu ushaka kukubwira, gucika intege birahari. Niba yewe naguha amafaranga ngo ugire utya kuko narebaga ubikennye,
kumbi atari y'ibyo wari wambeshye ejo sinzagusubiraho urumva ariko nintanagusubiraho ni ukuvuga ngo ntabwo binyambuye wa mutima wo kugira neza kuko umuntu ugira neza biba bimurimo ntabwo aba ari ibyo arimo kwiga wenda ndagira ngo nse nk'utandukiraho gatoya ibyo bintu aho bimaze kugaragara cyane ni mu itangazamakuru niho turi kandi nawe nicyo gice ubarizwamo ubona nta ntege nkeya wenda ibigo by'itangazamakuru urugaga ihuriro ry'abanyamakuru b'abanyarwanda nta ntege nkeya bashyizemo mu rwego rwo guca icyo kintu ibyo tubyihorere n'ikibitera byose ni abo bantu ubwo ngubwo twagumye kugoragoza tubicisha iburyo tubicisha ibumoso ariko abo bantu ubundi twebwe nk'abanyamakuru bwacu numvise ngo twishyireho n'urwego rwo kwigenzura abo bantu twagombye kuba tubakoraho dufite ububasha duhabwa n'amategeko umuntu arabeshya umunsi abeshya ejo urabirora ukabirenzaho ururo rw'amazi bigahora na mbere y'uko iza nzego zindi zo hirya zijyamo bwite za leta z'abakurikirana na mbere y'uko habona icyo gitangazamakuru ubwacyo twebwe twanditse urwandiko tuti wenda urugero igitangazamakuru iki n'iki si icyo kwizerwa kubera ko twakoze isesengura runaka tugasanga ko uyu muntu yagize ate yabeshye ubundi ikintu cyitwa amakuru niyo hari igihuha kivuga ugomba kubitanga hejuru ko uti ngiki gihuha ngiye kubabwira ariko uvuze inkuru ibara yo kwizerwa hari n'ibihugu bimwe y'amakuru yakerereje urabihanirwa icyaba ari icyaha amakuru ntakerererwa amakuru agomba kuba ari ukuri igituma igitangazamakuru gikundwa kuruta ikindi n'ikintu ubunyangamugayo bwacyo no kuri gitanga sibyo ntabwo ari uko bitekereza byakabaye bityo byakagenze bityo kuko ntekereza ko kuri ubu mu itangazamakuru ry'u Rwanda by'umwihariko ibitangazamakuru bikorera online ntekereza ko ubunyangamugayo ni akantu abantu basa nk'abataye inyuma kuza nkabaza duhembukira turebe twereke ikibuno none ari cyo kintu cyo gutuma ibitangazamakuru bikundwa sinzi aho hera rero uvuga ubunyangamugayo urabihuza ute rero nubwo nyine ni itangazamakuru ry'abasazi rikurwa n'abasazi donc njye ntabwo you can't pass aside niba umuntu aje akakwereka ikibuno warangiza akakubwira ngo uzana amafaranga n'ejo nzakwereka ikindi kibuno it justifies uwo muntu ni ukuvuga ngo aba ari inkunda rubyino niyo wamwiba nta kibazo nta kibazo aba ari inkunda rubyino niyo wamwiba nta kibazo rwose rwaho ngo ni uko aba ameze sibyo rero ariko n'ubundi ntabwo ibihari abana birangirika ubwo n'ubwana nta nubwo ibyo bintu ushobora kubyita ndagira ngo rero tugaruke ku cyo twaganiragaho ni ugufasha no gufashwa ariko icyizere cyamaze kwangirika cyarahungabanye gutakana n'iki kiri buze gukorwa ni irihe jambo uri buze kubwira abantu byibuze riri butume ngewe wari ufite umutima wo gufasha menya ngo ndamutse mfashije aha ntibigende neza nzafasha na hariya ni impamvu yo gutuma dufasha niyo nshaka kugira ngo twibutse abantu kuki uwa mbere ubundi namufashije mbere y'uko yibwa kubera iki nari namufashije kubera ko ngewe numvise umutima wanjye binsaba umuntu ayoborwa n'umutima we usuzuguye ntibikunda umutima wo gufasha rero ntuzigere uhungabana kuko ni ingeso nziza burya zifasha no kubaho neza umuntu wese yavukanye uwo mutima usibye wenda bagize ibibazo runaka by'ihungabana biwubakuramo kugira ngo umuntu abeho amahoro kugira ngo abeho yishimye kugira ngo umuntu abeho uko bikwiye abashe kurama no kubaho neza nuko uwo muntu yagombye kuba yubaha umutima we igihe umutima wawe uguhatiye gufasha ufasha urabizi ko hari ibisambo ibyo byo ntabwo tubiburana mwese mwarabibonye ariko niba ubonye ikintu kiguteye impuka avuga uti nibura kantange no telefone kubera ko numvise iki kibazo don't let the problem passes away utagize icyo ukora niba hariho n'ibisambo iminsi izabyerekana ariko wowe niba umutima waguhatiye kugira ufasha kubera kumva ko ibyo bintu bikwiye please none urikana nabisaba ikize imbabazi rwose ntabwo ntuza wibye amafaranga ntabwo wa mukobwa w'umwihenuzi wabeshya abantu akabibira amafaranga ntabwo akwiye kukwambura kamere
ntabwo umuntu udafite icyama, umuntu burya w'igisambo ntabwo ari umuntu wo kwigiraho, umuntu utakwigiraho, umuntu w'ingegera, umuntu w'igisambo ntabwo yagombye kukwambura kamere yawe ni iyawe, umutima wawe niwo ukugenga. Niba ukubwiye ngo uyu muntu arababaye umufasha, ntabwo ukwiye kumurenza amaso ngo ni ukubera ingegera runaka yibye. Please, ibisambo birahari ariko n'imbabare zirahari. Kandi hari akaririmbo k'umuntu witwa Phil Collins kitwa Paradise ugira ngo she goes out to the man on the street, so can you help me. Donc hari umuntu uguhamagara hariya outside, se wamfasha. Ntabwo ari byiza ko ufunga amaso ngo ugende we gukebuka ugende uvugiriza uvuge ngo no buriya ni igisambo, buriya ni iki. Oya, ukuboko kwawe hari umuntu kwafasha. Reka ingegera rero, niba hari ingegera zibye ntabwo bikwiye kuguhindura. kugira ngo abakurikiye Umurage Online TV muri kubyumva, impamvu yo gufasha abo gufasha barahari, n'impamvu yo kubafasha kandi